Inshuti bavandimwe, bakunzi b'ibiganiro byacu tunyuza hano kuri YouTube channel ya Harmony International Holy Church. Mu izina rya Yesu ndabasuhuje kandi mbashimira uburyo mudukurikira uko mwaba mungana kose. Iyo tutanze ijambo ry'Imana tukumva umuntu umwe wenyine, babiri, batatu bavuze ko byabafashije, turanyurwa. Basabe nubwo utabisharinga ariko like ituma YouTube ibigeza ku bantu benshi. Ushaka kuba udafite amamega ariko gukora like ntibisaba amamega menshi, ntibisaba upfa kuba ufite amamega make, like wayikora kandi ikaboneka. Please wirebe ikiganiro ngo uwe gutekereza ngo ukigumane wenyine, cyangwa se nimba utakirebye gira ishaka abandi bakirebe. Like yawe yonyine ituma ikiganiro cyawe kirebwa n'abantu benshi. Uyu munsi muri iki gitondo nifuje ko mvuga itandukaniro ry'umuco n'umwijima. Ese kubera iki Bibiliya ivuga umuco n'umwijima, ikavuga ngo mugendere mu muco, ikavuga ngo muri umuco w'isi? Kubera iki umuco wakoze iki? Umuco umaze iki? Ese Bibiliya ivuga umuco ngo tube umuco w'isi, ibitubwira kumera gute? Ibitubwira kuba iki? Ibi nibyo ngira ngo mvuge mu minota mike cyane. Dusomye mu Baroma ibice 13 umurongo wa 12, haravuga ngo ijoro rirakuze burenda guca, nuko twiyambura imirimo y'umwijima, twambara intwaro z'umuco. Aho mwamaze kumva umuco. Haleluya. Nuko mwiyambure imirimo y'umwijima, twambara intwaro z'umuco. Bibiliya ivuga ngo muri umuco w'isi, muri umudugudu wubatswe mu mpinga y'umusozi utabasha kwihisha. Hari ahandi Yesu yavuze ngo nta wakongeza itabaza ngo arihishe munsi y'igitanda, munsi y'itonga, ngo ahubwo aritereka ku gitereko cyaryo kugira ngo abantu bose bari mu nzu babone umuco. Turi umuco. Haleluya. Ariko ntaravuga iki kintu kubera ko nifuza gukoresha iminota mike cyane. Ese iyi mirimo y'umwijima ni iki? Bavandimwe, mubanze mwibuke ko hari ibintu byinshi mwita umwijima ariko atari umwijima. Ukabyita umwijima kubera umuco wanyu, kubera culture yanyu, ariko itari umwijima. Kankubwire imirimo y'umwijima ni iki? Ni ibintu byose ukora udashaka ko hari abandi bantu bakubona kubera ko biguteye isoni. Okay? Ndasubiramo. Ibintu byose ukora, sibyo? Ariko ukaba utifuza ko hari abandi bakubona kubera ko biteye isoni, kubera ko bitemewe, kubera ko nawe utakwemera ko bimenyekana. Ibyo byose ni imirimo y'umwijima. Ndabisubiramo. Muyane ni ikintu cyose ukora gihabanye n'amahame y'ijambo ry'Imana. Biriya bintu ukora ukabona ko urabikora ariko utifuza ko hari undi wo kubona kubera ko akubonye yo kugaya, kubera ko akubonye yo guseka, kubera ko umwana wawe akubonye woseba, kubera ko umugabo wawe wabigusanzemwo woseba, kubera ko umugore wawe wabigusanzemwo woseba. Ibyo bintu byose ukora, nubwo waba ubikora ku manywa, nubwo waba ubikorera ku musozi, nubwo waba ubikorera mu nzu, ariko ukaba ubikora wumva udashaka ko hari undi wabibona kubera ko akubonye, byaba ari umugayo. Iyo yose ni imirimo y'umwijima. Ndaguhamagarira rero kwiyambura iyo mirimo y'umwijima. Ijoro rirakuze burenda guca, nuko rero iyambura iyo mirimo yose ngusobanuriye, ntavuze en detail.
ntavuze kimwe ku kindi, oya, ntavuze kimwe. Ikintu nubwo waba caba gihimbwa uwo munsi, nubwo ari wowe waba ucadukanye uwo munsi, ariko ukabona ntiwifuza ko hari abandi bakibona, hari abandi bamenya gukora ibyo bintu, ni imirimo y'umwijima. Hakika yose ni imirimo y'umwijima muvandi, iyo ni imirimo y'umwijima kabisa. Muri Zaburi ibice 45 umurongo w'8 haravuga ngo wakunze gukiranuka wanga ibyaha, nico gitumye Imana ariyo Mana yawe igusiga amavuta yo kwishima kukurutisha bagenzi bawe. Haleluya. Kuna gukiranuka ni ukugendera mu muco. Niyo mpamvu Bibiliya ivuga ngo mugendere mu muco, mugendere mu muco. Uri umuco w'isi kubera ko ntacu umutima wawe ushaka kuhisha, nta kintu ukora ubona nawe kitoya ku mugaragaro. Reka nkwibutse yuko ibyo ukora ariko ukabikora wibwira ko abandi batabibona, iyo ni imirimo y'umwijima, ariko Imana yo irakubona. Bayibuli iravuga ngo ibyo mwakoreye mu nzu zanyu imbere ngo bizagaragarira ku dusongero tw'inzu. So birasaba ko ukunda gukiranuka ukanga ibyaha, Imana ikagusiga amavuta, haleluya, yo kwishima. Nigeze kukubwira isoko y'ibyishimo ntabwo ari mu mafaranga, ntabwo ari mu bindi bintu byinshi. Isoko y'ibyishimo ni ukwanga ibyaha ugakunda gukiranuka. Amen. Niyo mpamvu muri Zaburi 143 umurongo wa 10 haravuga ngo unyigishe gukora ibyo ushaka, kuko ari wowe Mana yanjye, umwuka wawe mwiza anyobore mu gihugu cy'ikibaya. Amen. Iri ni isengesho buri wese nifuza ko yasenga abavandi. Reka ibintu byo kwihishahisha, reka ibintu byo kuba mu nzu y'Imana ari kuri uwo hanze, reka ibintu byo kwitwa umukozi w'Imana ari ukuri umukozi wa shetani n'isi, reka kwitwa ikindi icyo ari cyo cyose ariko ingeso zawe ari umwijima. No, bwira Imana ikwigishe gukora ibyo ishaka, kuko Imana ariyo Mana yawe, umwuka w'Imana mwiza akuyobore mu gihugu cyiza, mu gihugu cy'ikibaya. Zaburi 119 umurongo w'101 haravuga ngo njya ndinda ibirenge byanjye inzira mbi zose, kugira ngo nitondere ijambo ryawe. Rinda ibirenge byawe inzira mbi zose muvandimwe. Pastor, bishop, apostle, evangelist, umuntu wese ukora muri ministry, muririmbyi, muhimbyi w'indirimbo zo guhimbaza no kuramya Imana, rinda ibirenge byawe inzira mbi zose kugira ngo witondere ijambo ry'Imana. Reka gukora ibintu kubera ko ntawe ukubona, gukora ibintu kubera ko utagaragara. No, rinda umutima wawe, wiyemeze kwirinda, umutima wawe wiyemeze kureka ibintu bibi, ukiranuke bakubona, ukiranuke batakubona, ukiranuke bakumva, ukiranuke batakumva, ukiranuke uri mu bantu, ukiranuke uri wenyine. Haleluya. Hari ahandi ngiye gusoma hariho nsoreza muvandi. Zaburi 119 umurongo w'105 haravuga ngo ijambo ryawe ni itabaza ry'ibirenge byanjye, ni umuco umurikira ibirenge byanjye. Ndagusengera mu izina rya Yesu, ijambo ry'Imana rimurikira ibirenge byawe, ijambo ry'Imana rikuyobore. Imana nibagirire neza, Imana ibagure cyane, Imana ibafashe, Imana ibashoboze gukora ibyikunda. Niko Paulo yandikiye Abafilipi ibice 13 haravuga ngo kuko Imana ari ibatera gukunda no gukora ibyo ishima, gukora ibyo yishimira. Muvandimwe rero, ndagusengera mu izina rya Yesu, ukiranuke, wiyambura imirimo y'umwijima, ugendere mu nzira y'umuco, kuko Imana ari igitangaza. Imana yacu irashoboye, Imana yacu ntakinanira.
y'Imana yacu biragusaba ko wowe wiyemeza kugendera mu nzira z'umuco. Imana nibafashe bavandimwe.